Mu karere ka Rubavu haravugwa inkuru y'imashini yaguzwe kugira ngo ijye yumutsa ibitunguru ndetse na tungurusumu, ariko aho kugira ngo ibyumutse irabiteka. This is Real Vibe, hano ni kuri Real Vibe nk'ibisanzwe, njye nitwa Eric wacu. Iyo ukoze subscribe ubu dushyigikiye, reka tujyanemo ibijyanye n'iyi nkuru, cyangwa se reka twumve neza ibijyanye n'iyi nkuru. Nizera neza ko warangije no gukora subscribe kuko uri umuntu mwiza, ntabwo wigeze uhinduka. Tudatinze rero, mu karere ka Rubavu haravugwa inkuru ivuga ko akarere ka Rubavu kari gusaba imbabazi abaturage ku bw'imashini baguriwe, ariko iyo mashini ikaba itaraje ngo ikemure ikibazo abaturage bari basanzwe bafite, ahubwo ibashyira mu bihombo bikomeye cyane. Iyi mashini rero ngo yaguzwe miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ijye ifasha abaturage kumutsa umusaruro uturuka ku mboga, cyane cyane ibitunguru ndetse na tungurusumu. Iyi mashini rero mu kuyizana ngo byaje kugenda gute? Ngiye kukubarira inkuru rero. Iyi mashini yarazanywe igejeje aho ngaho mu murenge wa Busasamana, ishyikirizwa koperative yitwa Kaidu. Iyi mashini rero abaturage barayishimira cyane. Ku nshuro ya mbere rero hafashwe toni 5 z'ibitunguru ndetse n'2 za tungurusumu zishyirwa muri iyo mashini. Imashini barayatsa, mu gihe ibitunguru biri muri iyo mashini bimaramo amasaha agera mu 9, ariko muri icyo gihe ibitunguru byari biri mu mashini n'izo tungurusumu, abaturage ku ruhande batangiye kumva biri guhumura nk'ibiri gutekwa cyangwa se nk'ibiri gukarangwa, batangira kwibaza ibyo ari byo. Niko guhita babaza umutekinisiye wayakije unayikurikirana bati, ese ibijyanye n'iyi mashini bimeze bite, cyangwa se ni ikihe kibazo cyaba gihari ko dutangiye kumva urukarango cyangwa se ibitunguru twashyize mu mashini bimeze nk'ibyo turi gukarangaho kugira ngo byumuke, kugira ngo bibe byabasha kuba byabikwa igihe kirekire. Tekinisiye yabasubije ko imashini ari uko ikora, ko nibamara kubyarura babishyize hanze bimaze gutora umuyaga, bimaze gukubitwaho n'umuyaga, biri bwumuke, biri buze kumera neza. Ariko abaturage bo bati, nyamara ibitunguru muri kubiteka kugira ngo mubyumutse. Tekinisiye ati, niko bigenda, biraza kumera neza, ntimugire ikibazo. Nyuma y'amasaha 9 rero wibaza ngo byaje kugenda bite? Bya bitunguru rero byaje kuba byavanwa muri ya mashini, cyangwa se byaje kuba byavanwa muri ya mashini ibyumutse. Toni 5 z'ibitunguru zavanywe muri ya mashini zagize gute? Zahiye neza, zahiye nk'uko kwa kundi nyine mubiteka mu isafuriya yanyu. Toni 2 za tungurusumu zaje kuba zavanwa muri ya mashini zahiye neza, zihumura neza nka kwa kundi zijya zihumura mu gasafuriya kanyu karimo isombe. Igitangaje rero ni uko basanze ibiri ku ndiba, cyangwa se ibyari byegereye imashini, ibiri mu ndiba yayo byo byarangije kuba byaba gute? Byaje kuba byaba byashirira, cyangwa se byashirira nka kwa kundi agatungurusumu gashobora gushirira mu isafuriya. Twebwe rero hano kuri Real Vibe ntabwo twirwa tubitindamo, gusa ubuyobozi bw'akarere burabyumva ko bwakoze inyigo nabi. Tukibaza duti, se ninde wigira isoko abaturage? Ninde wiga inyigo z'akarere ku buryo yajya kuzana igicupuri, cyangwa se akazanira abaturage ibibahombya? Dore ko muri iyi nkuru bivugwa ko hari umugabo wahombeyemo miliyoni zirenga 2 muri ibyo bitunguru byashiririye muri ako kamashini. Ese ninde wigira akarere isoko, wigira abaturage isoko kugira ngo batagwa mu bihombo? Urumva ko iyi mashini ntabwo yaje gukemura ikibazo cy'uko abaturage baburaga uko ibitunguru byabo bibikwa igihe kirekire, kuko bari basanzwe babyanika ku izuba, bimwe bikangirika, ariko byose ntabwo byangirikaga. Ariko ibyinjiye muri iyi mashini byose byavuyemo byarangije kuba isosi. Hano ni kuri Real Vibe, ndizera neza ko utigeze uhinduka, uracyari umuntu mwiza. Aka kanya
nibyo navugaga rero aka kanya nawe rero ushatse wahita ukora subscribe kubera ko nta kintu kigeze kiguhindura iyo ukoze subscribe uba unshyigikiye kandi ibiganiro byacu byose bikugeraho bitabaye ngombwa yuko ujya muri searching ugiye ushakisha amakuru cyangwa se inkuru zitangaje zigezweho. Nitwereke yacu nk'ibisanzwe. Imana ikomeze ibarinde.